guma mu mwuka usenguri mu mwuka guma mu mwuka guma mu mwuka uri mu mwuka guma mu mwuka ibere mu mwuka guma mu mwuka ngo biva muri uyu mwuga biva muri uyu mwuga biva muri uyu mwuga biva muri uyu biva muri uyu mwuga biva muri uyu ngo iyo mubona dusenga dusengera abantu biva hewe biva muri uyu urugero rundi data we na za sida ziragena na kanseri ziragena n'ibifu bigahunga kubera iki biva muri uyu mwuga nawe rarisi kubitaho ni ukubera Imana iye ni ukubera Imana yewe ni ukubera Imana kuba tukiriho ni ukubera Imana kuba turya ni ukubera Imana 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 kuba turiho we ni ukubera kuba tugenda we kuba tuvuga nabyo we ni ukubera Imana 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 haleluya Yesu ashimwe inshuti za Nkunda Gospel turizera ko mumeze neza cyane ariko se buriya abantu bameze neza akibona abantu bameze gutya nta kwiye guhitamira neza agomba kumera neza niko ategetswe mera neza mu izina rya Yesu niba utari umeze neza hari nk'abantu ari kuribwa cyaro baga impande mubwire namere neza mera neza mu izina rya Yesu mera neza mu izina rya Yesu turaguhumurije mera neza aho uri aho ngaho ku gisasiro aho uri gukora akazi muri biro yawe ukora akazi wenda ko mu rugo cyangwa se byanze nta n'akazi ufite cyo ko ufiteho utumega uri kurindira ko dushyiraho kwibaza ngo utu tumega ko dushyiraho ndakuraho ayandi humura Imana irahari papa Imana irahari iyatumye hari utumega tugeramo haleluya irashyiramo n'utundi nishyiremo n'utundi turabasuje mu izina rya Yesu nitwa Fidel Gatabazi ni umunyamakuru wa Nkunda Gospel ndishimye kuba ndi kumwe namwe uyu mugabo yitwa sindi kubwawe Laske imbere kake no kubera Imana n'izindi nyinshi yewe uyu munsi ko ndi kubona hari bushye abakunze kunyita biva muri uyu mwuga ariko amazina yanjye ari kwiranga muntu no kuri momo ni Ribera Kurora Innocent ubonye ugiye kunyohereza ukabona ntabwo ayo ngaya oya hatariho Ribera Kurora Innocent wavanye zamenya ngo uyohereje ahandi oya Larisi yamuyoboye hakabona ni Ribera Kurora yampa wenda bizo Larisi n'abadayimoni beshagira ku musozi utuyeho bakwise murokore mu nzira ugenda naho bakwita murokore karitsiye utuyemo bakwita murokore arabona avuze ngo bareke bakuroge bareke bagusebye bareke bakuvuge bareke bakwangewe bareke bakuroge bareke bagusebye bareke bakuvuge bareke bakwangewe umunsi Imana yamanutse ije kubemeza ku musozi wa Nyahutuye umva bazumirwa abakuvuze abakwanga abakugambanira abanyeshyari bazumirwa ariko Mana nabashije Imana bonye Larisi ese numva amavuta ngezemo none mbonye biva muri uyu mwuga ni nko kunyerera mu mata ukihanaguza wabona Nkunda Gospel iyo mbonye Nkunda Gospel ibintu numva ari sawa cyane haleluya ariko Mana wenda afashijwe no kuri kumana amazina yanjye rero ni Samu Murokore wa wundi ni wa wundi Samu Murokore guma mu mwuka n'ibindi byinshi cyane twiberamo gusa muri ibyo turi mu mwuka sibyo rata nkaba nsengera ADPR Nyarutarama izi ni inshuti zanjye Nkunda biva Nkunda Larisi aba bagabo n'abanyamavuta uriya musore mugenzi wanjye ni umunyamavuta rero iyo mbonye umunyamavuta nanjye mwikomezaho nkamufata ishati Elisa na Eliya baragenda urumva natwe tugomba kugendana abanyamavuta Imana ishimwe tujye kwakira iteraniro ryose 1 2 3 murakaza neza bene data Imana ibahe umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda amena turabishimiye rero murakoze cyane tugiye kuvuga ijambo ryitwa iminsi ya kera
hari icyo wibutse se? Hari akantu kagiyemo? nyine turagerageza Dusubije amaso inyuma ni ukuri kw'Imana. Tujye kwibuka iminsi ya kera. Ufite ahashize hawe, uyu nguyu afite kera he, uyu nawe afite kera he. Hashobora kuba harabaye heza, hashobora kuba harabaye habi, ariko icyo duhuriyeho abarokore benshi twahuye ni kose. hari umuhungu nkunda cyane yaririmbye ngo nibutse iminsi ya kera muri amaboko ndebye imirimo yawe mbura icyo mvuga ndatangara ndomerwa mpita mfata umwanzuro wo kutazakureka ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu. Amina, haleluya. Ni indirimbo y'abandi ariko turamukunda aho uri hose. Teo ni ukuri rwose turakuzirikana. Njye by'umwihariko urabizi ko ndi umuntu w'umutaramu wawe, ndi umuntu kabisa ndakwemera. Iki kibuga yakibanzemo kandi burya njyewe muri karagiteri yanjye nkunda umuntu ukora neza, ugasiga amateka neza ku musozi abantu bakamenya ko wakoze. Kuva njyewe iyo mbonye wenda tuvuga urugero mbonye iyi mikoro mba nzi ko ngiye kuvugira kuri iyi mikoro ejo ntabwo ndi bwongere kuyivugiraho, mbese nyivugiraho nk'umuntu utazongera kuyivugiraho. Wenda abenshi bajya bambona wenda nkamwe mujya mumbona wenda nkunda gospel mwadusuye, iyo mfashe mikrofone abakunze wenda kureba kuri social media abenshi ni ukuvuga ngo nyifata, abenshi bajya bambwira ngo ariko biva muri uyu mwuga ngo ntabwo aba yasinze. Biriya bintu koko wajya imbere y'ubwoko bw'Imana cyo kora cyo wenda ntabwo baba bavangiwe cyane, ntabwo baba bagiye kure y'ukuri. Ejo bundi ahangaha Petero ngo baherutse ngo kuzura umwuka we ngo hanyuma ngo umunsi wa Pentecote ejo perebere, hanyuma ngo ku munsi wa Pentecote umunsi wa 50 cyangwa se umunsi wa Senkani usohoye ngo hanyuma ngo Roho Mutagatifu ngo amanukira mu bantu, ngo abantu ngo buzura umwuka wera, ngo bari hamwe bahuje umutima, bahuje nta mbere kirimo nta nzangano, bahuje. Ubundi Roho Mutagatifu ntashobora gukora ikosa ryo kujya mu bantu badahuje. We nukuvuga ngo muri we akora gukora nurunana ngira ngo iyo ari kubona no mu mutima uri wenyine akabona uratatanye, hirya hari ibintu, hirya hari n'ibindi, ntabwo yagera kuri wowe. Uvuze iyo jambo ngo bari hamwe buzura umwuka wera, ndabyibuka mu ijoro nari nuzuye umwuka wera. None mbita mbona iyerekwa rimbwira ngo uribuka abana banjye igihe buzuraga umwuka wera, umarayika ari kubimbwira. Nicyo gihe nahise nsora irandimi ivuga ngo umwuka ni sawa cyane, guma nawe ntuvemo wibere mu mwuka. None mbita nsora iyo ndirimbo marayika yinyoherejeho y'abanyamwuka. Nukuvuga ngo udafite umwuka wera ntabwo ari connecte na Yesu, ntabwo bibaho. Bakimara kuwuzura rero bati muri iki gitondo se muzinyweye nyine rukumva abo burya ntabwo baba bavangiwe. Ahubwo njya nkunze kubwira wirwana n'abantu bahora bakubwira ngo reka turekere aho ngo ndirimbo yawe ndayikura. Hari umuntu aba yavuze ngo warakoze nyine nibyo twaze tuvuga ko ni mwene data Teo yarakoze, ariko n'uyu muhanzi nawe ni inshuti yanjye ndamukunda cyane. Hari indirimbo yaririmbye ivuga ngo telefone ngo ni abantu badafite umumaro basibe mutunga abantu bafite umumaro. Niba uri mu kigare cy'abantu rwose babi bave mu winyifure rwose wiyirukire. Niba ibyo byose bikunaniye iyambaza amasengesho kandi wihangane, reka turekere aho ngaho. Hari umuntu ufite ijana ngo ari mpereze muri uyu mwuga koko? None ukuvuga ngo nicyo nkubwira ngo buryo ukora Imana iramukunda, igihugu kikamukunda, n'abantu bakamukunda. Kuko njya nkunda kuvuga ngo njyewe nzakora nkihumeka, kuko reba nk'ubu tumaze iminsi muri guma mu rugo, cyangwa se hari igihe ubona wisanze ku gisasiro ukajya wibuka ati Mana nsubiza bya bihe, nsubiza bya bihe mve kuri iki gisasiro njye kugukorera. Ariko iyo utakoze hari abantu ujya kubona ageze imbere, wenda ageze imbere y'Imana bababwira ngo nimuhimbaze Imana, agatangira agakoma amashyi gutya. Tekereza umuntu ufite mu mutwe habara
ari gukomera Imana tekereza sinzi iki kintu namwe wenda badukurikiye urumva turi kwifera kuri rya jambo umunyamakuru yavuze ngo twibutse iminsi ya kera urumva hari ikintu umuntu aba ari kwibukana wakoma amashyi gutya hari ikintu yaba ari kwibuka reka nkubwire hari umuhungu ejo bundi ahangaho ngo witwa Busyeti ngo umwami ngo yageze gutya wenda ayo mateka yo ntago ndi buyinjiremo muzayishakire namwe nanjye mfiteho agace ujye udaterura icyo utanyeganyiza ntugaterure ngo hanyuma ngo yibutse aho umwami ngo aho yamukuye ngo arangije ngo arahimbaza arabyina abyinira umwami habahagurutsemo amashyari mwibuka neza iyo ukora cyane amashyari arahaguruka kurwaye ntabwo babura ariko ndashimira Imana yuko iyo bazanye amashyari ihita izamurira network akazamura imbaraga kuri wowe babandi b'amashyari bakaburizwamo ahubwo yaguhamagaye akaba ari ishyirwa hejuru kugirirwa ishyari biri mu bintu byerekana ko nanone uri gukora neza ubundi niryo banga ry'umukozi ngewe iyo ntari kubona nta bantu bari kumvuga nta muntu ndwanye rebe iyo kubona nyamara nta n'umuntu kwanga wowe se ntabwo bishoboka ntushobora kubaho buriya wenda nka nkunda gospel hari abayirwanya n'abo bayirwanya hari abayirwanya n'abayirwanya hari mbese ni uruhererekanye uko ngurwanya nanjye haba hari abantu urakoze cyane tugomba gutuza ntawe ubura Herode nta n'ubura Gahondesho ke ubwo rero ngewe mpita nibuka ahashize hanjye impamvu yo guhimbaza Imana kenshi murabona ko ngewe nk'iyo ngenda wenda mu muhanda urabona ko kwari uko wenda niyambara udusogisi tw'umweru Imana yangiriye neza ndashima Imana ariko kubera ko impamvu wenda yo guhimbaza cyane mujye mubona kenshi ni impamvu yo guturuka kuri gahunda y'amajyajyari amajyajyari ni amavunja nyine kumva nyena kwibuka ko hari abantu bagize gutya barwaye amavunja na Fatima ndibuka ko bampanduye hafi amavunja 5 cyo gura hari igihe bigeze bamvana amavunja 100 ndayibonera hari ayaturutse hano ayo mu ntoki ngewe nta muntu indusha intoki nziza ku isi y'Imana nzima ni nge muntu ugira intoki nziza ku isi wenda ntabwo ari ukwirarira nkurikije wenda nawe ufite izawe ariko ngewe ndivugira ibyanjye burya hari ukuntu umuntu hari n'ikintu uvuga ukurikije n'amavunja yazivuyemo ubwiza zifite uyu munsi ni za mbere ku isi none hari n'abo zirusha bavuke mu gikoma nka burakoze muri ibyo yaravuze ngo urantangaza Yesu we urantangaza ukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza Yesu we urantangaza ariko mbega akaririmbo karyoshe none ukuvuga ngo iyo mbyibutse ndushaho guhimbaza Imana nkumva Imana ndayinyotewe ndayinezerewe nkumva ndashaka gukora ikidasanzwe imbere y'Imana niyo mpamvu rero abantu bibaza impamvu ntubona hari ukuntu Sami yari kubyina kuntu hari 50 umwihariko wo kuntu ajya abyina uriya nawe aba afite ahantu aba yibutse uba wibutse iki sa yewe data we buriya rero hari abantu twihuse cyane ni ukuvuga ngo haraho navuze ngo Dawidi aracuranga imyuka mibi irahunga Daniyeli ari mu mwuka intare ziramutinya Pawulo na Sila kubera kuba muri uwo mwuka gereza irafunguka umva bagenda bakimbagira bagenda bakimbagira bagenda bakimbagira bagenda bakimbagira umwuka ni sawa cyane gumamo nawe nduvemo gumamo wibere mu mwuka usenguri mu mwuka ninize watopilifo yakushala balalaganda yatwarara ni ukuvuga ngo aba bahungu baba bafite umwuka wera w'Imana baba barimo baratuma nanjye ibintu bimfata nkumva ndimo ndazamuka none bibavuze ku kintu cyo kubyina impamvu mbyina twibutse iminsi ya kera nagwaye akaguru amezi 4
bantera inshinga 180 kavamo inyo zibanze n'amashyira. Dore nguyu mwobo hano hari abantu bavuga ibintu bitagaragara. Dore nguyu ntimuri kubona seratasi nguyu ukoramo wumva umwobo. Nguyu ni ukuvuga ngo igiti cyari cyarakubise gutya kivunikiramo, ikindi gikubita kizamuka, icyakubise kizamuka gicomokamo. Ni ukuvuga ngo bari bagiye guca mwaka kaguru, habagamo inyo zibanze n'amashyira. Banteye inshinga 180 none umubiri wari warabyimbye. Ni ukuvuga ikiguru cyari kidafite formule. Uyu munsi ndashima Imana ko yagashyize kuri tayi. Urumva rata Imana ntabwo n'ukuri. None abantu niyo mpamvu ngewe condition nagiranye n'Imana. Ubwo bafataga poseze bagiye guca mwaka kaguru, mama yaseze amasengesho y'iminsi 7. Ku munsi wo ku cyumweru niho yayasoje, yanywa gatase y'amata y'amazi yonyine gusa. Ku wa mbere mu gitondo bamusinyisha ko bagiye guca mwakaguru. Bangejeje muri, ndi kuvuga nihuta cyane, bangejeje muri laboratoire harimo dogiteri utarakijijwe n'undi mu dogiteri wakijijwe. Bafashe poseze nanjye kubera uburibwe nari mbona nasabye Imana bace mwakaguru. Yafashe poseze dogiteri agiye guca mwakaguru. Imbaraga z'amasengesho zirakorana ukuri kw'Imana abantu. Amen. Amasengesho ushobora gusenga none uyu munsi Imana ntigusubiza, ariko ikazagutabara mu munsi w'ikibazo runaka. Hari abantu bazi ngo kuba wasenze none ntivugane nawe ngo ntiyabyumvishe. Iba yabyumvishe, ahubwo irifite ahantu izagukura wowe utakikura. None yafashe poseze arayimanura agiye guca mwakaguru. N'ukuri Imana irakora. Yumva ijwi rimubwiye ngo wica mwakaguru satura nkweka ikintu kirimo. Dogiteri udakijijwe abwira mugenzi we ngese ko numvise ijwi rivugira hano. Ni ukuvuga ngo amaze kubyumva iryo jwi, wa mumama aramubwira ngo nta muntu uvugiye hano. Yongera afata poseze bwa kabiri agiye kumanura ngo acemwe akaguru. Yumva ryajwi riragarutse, amubwira ati ko numvise umuntu. Umumama bari kumubwira ngo dogita camwe akaguru vuba, dufite abarwayi benshi, uzureka ibintu by'imitwe hano nta majwi arimo hano. Urumva none amanura poseze n'umujinya hangaha gutyo ubona yarayimanuye agejeje hano igiye kugera ku igufa. Ndakwereka imbaraga z'amasengesho. Poseze yarazimye kandi umuriro uhari. Imaze kuzima ryajwi riravuga ngo ariko ntabwo muzamwumva, nababwiye ngo ntimuce mwako kaguru musature mbereke ikintu kirimo. Wa mumama kubera yaraza amakuru y'abarokoreye yibetaga mu byumba, yumva ryajwe aravuga ati iyi ni Imana y'abarokorera. Ati rati iyi ni Imana y'abarokora. Ati iryo ni ryo jwi nahoze numva wa mudogiteri w'umugabo abarika mubwira. Arangije atereka turambike hasi poseze. Ati nubundi turaza kugacamo. Arangije arambika poseze hasi. Ayirangije barasatu baregu basanga bamwe igiti kivanze n'inyo n'amashyira cyari kimaze mwayo mezane. Ndi mu buribwe bungana cyo. Noneho rero babikuramo bongera bafatira yasire bayubikaho baroza baradoda. Ikintu cyanejeje hari Imana niza kugutabara ku munsi mubi, izagutabara babanzi bawe babireba biva. Babandi bakuvuze muri karitsiye bakabibona ikazi kabikora. Babandi imbere kabakuhaguruki bakabibona ko ari Imana yagutabaye ikabikora babireba. None wa mudogiteri yagiye apfukama imbere ya mama ahita aravuga ngo Imana ibashije kurokora umwana wawe. Nsengera uyu munsi irijwi numvise hari rize rihora rinsura buri munsi ndi kubaga abandi barwayi. Ahita yakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza kubera akakaguru. Imana yahise imbwira ibintu bibiri bitatu. Ikimwe ntabwo nza nkivuga ni ibanga tuzengo n'Imana. Icyambere yarambwiye ngo umwana wanjye uzumbyinira nico kizaneze. Ikindi cya kabiri yarambwiye ngo uzaza uvuga ukuri. Nico ngicyo yambwiye. Ikindi cya gatatu ni ibanga ryanjye nayo. Iyo ni iminsi ya kera. Iyo nibutse iyo minsi ya kera nkibuka ukuntu najyaga amafuku kubunana abandi bari inyama. Nkajya gutega imitego 5. Urumva? Nkajya gutega imitego 5 ejo ubunani buzaba. Noneho ngasenga Imana mwijojo ngafata nk'amasaha nkanga ndi gusenga. Nkabwira Imana ngimbabarire izari nk'ifuku 3. Nagira gucyo nateze imitego 5 nkajya kubona mu gitondo najya gutegura ya mitego ngasanga Imana yongejeho ifuku imwe agafatwa ifuku enye. Izo nkazijya kubunani. Urumva yari ubuzima bukakaye cyane. Iyo nibutse iminsi ya kera mumva nanarira. Ariko none ubwo buzima mbubamo gutyo njya izo fuku kubunana abandi bari inyama. Ariko Imana ndashima Imana ko yankuye ku izo fuku uyu munsi nkaba nsigaye njya nanjye inyama nk'intare. Nahurira nabiva muri mwe kuri tere cyangwa mbereka bakatugaburira inyama nk'intare. Nasura biva mu rugo akampa inyama. Nasura mbereka akampa gasosi. Nuko nawe yansura ibintu bikagenda sawa. Nuko Imana ngo biva muri uyu mwuga. Ngo biva muri uyu mwuga. Biva muri uyu mwuga. Biva muri uyu. Biva muri uyu mwuga. Biva muri uyu. Biva mu gusenga. Biva muri uyu. Biva muri uyu mwuga. Biva muri uyu. Biva muri uyu mwuga. Biva muri uyu mwuga. Amen haleluya. Iminsi ya kera. Aha ndashimira Imana ko ahangeze ntabwo nenzi ko nzahagera. Nkuko bagenzi banjye babivuze. Nkuko bagenzi banjye babivuze, Samu yabivuze, biva muri umwuga yabivuze. Hari igihe twari tuzi yuko ubuzima turimo tutazabuvamo. Ngewe impamvu nkunda kubyinira Imana, abantu benshi bazi ko nkunda kubyina Imana. Iyo ndi mu rusengero ndabyina, hari n'igihe njya mbyina imyenda igacika. Igacika rwose. Hari igihe nigeze kurwara ndabyibutse. Ndarwara narahuye n'abazima babi.
barantekenika ndarwara njya muri koma nkajya ngaruka mu mubiri nkasanga abantu barimo bararira wirasaragiye nari narananutse umubiri wose warashizeho none mu nda yanjye cyane mu nda yanjye habaga ikintu kimeze nk'umwana w'uruhinja cyonka none nkabwira abantu mu nda kumva ikintu kimeze nk'umwana w'uruhinja habagamo akantu kameze nk'akana gateretsemo hano kikajya gitimbya ubuzima bwanjye burarangira njya kwivuza bamatransferi biranga njya kwa Nyiranuminyamirambo bakajya banjyamishaka kubita nk'ingoma bikanga naho narahuye n'abazima babi igihe cyaragize njya muri koma shuti n'abantu benshi njya muri koma ndangije nava muri koma nkasanga abantu barimo bararira ubuzima bwaragiye ndibuka igihe kimwe najyaga mfata inkoni ntangira kwiga kugenda nafataga inkoni nk'umwana w'uruhinja bakanyigisha kugenda kuva hano kugera hariya bikananira ndashimira Imana rero ko ndi muzima niyo mpamvu hari igihe dutamba abantu tubyina Imana kuvuga ngo twahaze ariko dufite impamvu dutambira Imana yatugiriye neza ngiye birambabaza ko umuntu ejo bundi Imana ikuye umuntu ejo bundi Rodibari yagira mu rusengero akifata bavuga komera Imana amashyi wapi himbaza Imana kandi ejo bundi yari rushati yari rukabutura yari yararwa amavunja yambaraga ibikabutura by'ibyacitse ariko Imana yamukura hano yinya kuvuga ko yavuye iwabo azanya agashashi nkako naje mfite kumukara mbaraje aza nyuma y'igikamyo ariko Imana imugire neza imuhaye urugero wenda imodoka imuhaye abana umugisha w'abana yibuka ko hari abandi badafite abana none tugeze mu kanya ko kuramya Uwiteka ko kumuhimbaza aricaye najya mu minsi yashize ukajya kubana n'abanditse muhaguruke duhimbaza Imana njye murabizi wenda njye nkunda wenda navuga ngo gushiramo navuga ngo utuntu two kubasetsa ni muhaguruke duhimbaza Imana utabishoboye abe yisohokeye atahe ariko kureba ukagira ngo ni umujaje uri gutanga amanota afite yego iyo turi akenshi iyo turi imbere y'abantu tuba turi imbere y'abantu batatu wenda ni munyemera mbagireho umugisha nabibabwira ariko mutabyeme nazabitubwira nangize ngo nzabivuga ejo ubundi tuba turi imbere y'umuntu uzi by'Imana neza ubizi neza ubikurusha tukaba turi imbere y'umuntu waje kukumva icyo umubwiye icy'Imana ivuze icyo akagikora agashyira mu bikorwa w'uburyo tuba turi kumwe n'undi muntu witwa umupingaye abo bantu ko ari batatu rero kiriya kikabundi sigise abo bantu rero ntago wabona icyo ubahereza ngo bose banyurwe usibye Imana yo mu ijuru wa muntu wibuka ahantu Imana yamukuye niyo mpamvu ujya ubona kenshi Imana igikunze gukoresha abantu b'abakene cyane usanga nibo bahimbaza Imana bagakorera Imana bakavuga ubutumwa cyane iyo wize Imana igukoresha cyane yego gisinze wene nawe turi ku cyuma nibyo wene n'utwanjye n'utukoryo twanjye mu mbore banyakubawa none se niyo uvuye kwiga hanze igihugu gihita kigushakira akazi kugira ngo babyaze umusaruro y'amashuri yawe urakoze cyane rwose none ukumva babakene kubera ko bo ntibashira muri logique burya iyo ibintu byose by'Imana iyo bishize logique mu mbabarire nge nta mashuri sinagize amahirwe yo kwiga ariko wenda vuba ahangaha nimbona umuterankunga ndagenda nige icyongereza ndacyari mutoya ntididibuze nge mvuga ntatuka ni donc enewe nge nshyiramo so kandi ngende ndi kubisengera Imana ibimwe ndashaka kwiga icyongereza kuko urumva ndi kugira amahirwe yo gutumirwa mu bihugu byo hanze nkagira ikibazo cyo gusemurirwa ukumva nese wasanga banakubeshyera ariko iyo mbesheraho mutagatifu ukorana nanjye kuri kw'Imana arakubwira subiramo neza ibyo shokondoro yawe nagira ngo mbabwire ngo Imana ni Imana kandi Imana ntibeshye ni ukuvuga ngo uyu nguyu nibyo wari ukomojeho uyu muntu uri kwanga guhimbaza Imana yari umurwayi w'inda tujye tuvugisha ukuri wabo baryaga umushogoro tujye tuvugisha ukuri amateke yandi amabwayisi nayo bya bindi by'ibiguri byo hasi wumva yagera imbere y'Imana azi ko ari buryo uwera ndavuga umuceri yarangiza akazana ibintu byo kuvuga ngo himbaza Imana korera Imana ngo birango ni iby'abasasi ariko nyamara hari igihe uzakenera Imana nayo itakigukeneye kabisa yes hari kuntu Imana ibigukeneye aka kanya ikagukenera we ikagukenera ukigira bize ujya mubona benshi iyo bageze mu gihe cyo guhimbaza Imana cyangwa se gukorera Imana
usanga hari utundi tuntu yagiyemo Abantu bari busy. ariko iyo Imana igukeneye aka kanya nawe igihe kimwe uzayikenera uyibure. Ariryo rya jambo rivuga ngo nzagukina ku mubyimba icyo watinyaga ngo kikugezeho. nituvuga ibyo tujye turana na garafureri wacu Dawidi. Bibiri ivuga ngo yatambiye Imana, yibutse ibintu Imana yakoze, ukuntu yamukuye mu ishyamba. Ibaze ko umuntu ari mu ishyamba aragira intama hanukanuka ubutama, Imana ikamukura mu ishyamba ikamugira umwami. Ntabwo byumvikana ngo abyibutse ngo ahimbaze Imana, ngo aratamba ngo acikibungo, ngo acikibungo ngo arahimbaza, ngo umugore aramuseka. Umugore yazanye ibintu bya logike ngo so umwami kamene. Umugore we arangije ashyira ngo uratambira Imana ngo ibere imbere y'abagaragu. Ariko Imana irangije mu gihe cyo kutabyara, reka tujye dutambira Imana, baduseka baduseke, tuzahimbaza. Iyo duhaye amaguru tuzahimbaza. Hari abatayafite shabi bifuza kugira ngo tuzabyinira Imana. Garukiye ni gute se ntahimbaza? Oya Imana nkubwire, ni ukuvuga ngo ubu buzima iyo butaguhaye isomo, ngira ngo waba uri umuswa mu kwiga. Kuri kumva nigeze njya ahantu mu nce zo mu byaro, kumva kenshi nkunza gukorera mu ahantu henshi, noneho mpasanga umuntu wacitse amaboko yombi. Mana we, bavuga guhimbaza Imana akajya kubita ntuza ahuza uyu mubiri wundi wasigaye. Nararize icyo gihe, natekereza nareba hirya nkasanga hari undi muntu wiyicariye gutya arimo arareba se kuko kandi uriya muntu aramutse yavuyemo akaboko nibwo yakwifuza gukomera Imana iki amashyi bitagishoboka. Mubyo byawe nakubwiraga ngo Imana ari igiye gukina ku mubyimba ukayihamagara itakikumva. Niyo mpamvu iki bene data wenda turi ahangaha ni uguhugurana, ntabwo ari ugusenyana. Ni mu buryo bwo kugira ngo twigishanye imirimo Imana yakoze. Niba utekereza ko igihe kimwe uzava muri ubu buzima ugapfa, koko icyo Bibiri tubwira ni ukuri 120%. Ni ukuri tuzava muri uyu mubiri tujye mu wundi, tuzagenda tuzajya mu ijuru. Ariko noneho niba utari gukora imirimo y'aka kanya, ni icyo uzagenda umurika imbere y'Imana. Siba n'imbere y'Imana. Ese Imana n'abantu bazakwibukira kuki? Ese ako gakora ntabwo ujya kumva mu rusengero. Ese abantu bo bazakwibukira kuki? Ese urukumva hari ukuntu umuntu atabaruka akagenda tuvuga ati runaka va muri uyu mwuga wenda Inosa yari umwana mwiza, wamuherezaga akazi yitangaga, tuzongera kubonaho umuntu umeze nk'uyu. Ariko hari undi uza noneho yamara kugenda ubundi tugasigara duca inyuma umudiho wabo, cyari cyaratuzengereje none Imana irakidukijije. ufite makuru ki uzasiga nkuru ki musozi mwene data? Ndagira mbwira abadukurikiye, abakurikiye iyi TV, mbabwire ngo tugiye gukora imirimo y'Imana. Bibiliya yaravuze ngo Yohana ibice mu ngo akanavuga ngo Yesu abwira abigishwa ngo nkwiye gukora imirimo y'Imana nyakira ngo bugiye kwira n'igihe umuntu atabasha gukora. Muri buno burwayi bwanjye nahimbye indirimbo ivuga ngo nzayisora vuba ngo iravuga ngo umubiri yewe umubiri uragoye, umubiri urawugaburira, umubiri ukawusiga, umubiri urawambika ukawutwara mu modoka nziza ukanezerwa, ariko iyo uguhindutse ntumenye ko wawugiriye neza. Umubiri wawusiga wawusiga ariko iyo uguhindutse, ariko igitero kiravuga ngo nzakorera Imana ngifite ubuzima, kuko nimara gupfa bizabishize. Ikuzimu nta mikorere iba. Tukwiye gukorera Imana, tukabwira ngo gukorera Imana ugafasha imfubyi, ugafasha abapfakazi. Ndagira ngo mbwire abantu ba Nyirakiguno, dufite abantu batazi gukorera Imana, bagira ubusambo kandi Imana yarabahaye. Adashobora gufasha umuntu waburaye, adashobora kwambika umuntu wambaye ubusa. Ndagira ngo ubwire ngo korera Imana, kuko iyo upfuye amafaranga kuri konte ntabwo yajyana. Numva hari abantu uzanumva bavuga ngo mu nsengero ngo urumva ngo amafaranga, reka kuyatanga mu rusengero ariko kujya gufasha umurwayi, reka kuyatanga mu rusengero kujya gufasha imfubyi, reka kuyatanga mu rusengero ariko fasha umukene uri hepfo zawe. Iyo ni umurimo nawe ukoze, kuko niyo ujya jambo twasanze muri
muri Matayo rivuga ngo Yesu ngazabaga ngo mumbe inyuma mwahene bajya bazaba bari ibumoso noneho ngo abari iburyo urumva bazahinduka ihene ni ibumoso ngira ngo ni ibumoso abari ibumoso ni ukuvuga ngo abari ibumoso bazahinduka ihene ariko abantu noneho topirifoni nizewa aba bantu bari iburyo bw'Imana bana banjye abashyire mu gituza abakarabye abasige aleluya ubundi uba ariko reka hari imbaraga z'Imana niba Imana iba yaraguha ntarashonje gute utamufasha njya nkunda kubwira abantu nge nimbona uburyo Imana ndi gusenga Imana ngo izampa ubukire guha uburyo impubukire ngenda no kubahiga yego hariho abantu bavuga agasaba gutya Imana yamara kubimuha ariko iteka ntago bikunze umuntu Imana yakubise cyane wigishijwe cyane n'Imana ntago bikunze kubaho cyane gusanga ujya ubona wenda nk'aba diaspora cyangwa abantu bo hirya no hino cyo kubona afashe igikorwa cyo gufasha imfubyi abapfakazi abadafite shinge hamwe na rugero ariko urukumva nzi neza yuko Imana izabinshoboza n'icyifuzo nifitiye n'inzozi mfite abantu bige gutanga kandi gutanga ntabwo ari uko ufite ibigusagutse ni ukwigomwa kandi icyo nakubwira cyo wenda ntaguciye mu ijambo wenda ubukomeza ntabwo ubundi hatanga ufite amafaranga ufite yego aho guhatanga ufite umutima yego rata ntago bisaba kuba ufite ibya mirenge hasaba umuntu ufite umutima reka tunashimira abantu bakora umurimo w'Imana dufite abantu bakora umurimo w'Imana bazi gukora umurimo w'Imana bazi gutanga turabashimira aho muri hose mwumve ngo turabashimiye mu izina rya Yesu kandi Bibiliya yavuze ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa ngiye nyamona nk'iyo mfashe nk'ibihumbi 5 abereza umuntu njya kubona nkabona umuntu aramamaga ati niko runango ino nguhesha umugisha kubera akantu gato natanze gutanga rero bihesha umugisha turashimira umuntu wese ubikora bikunze uzi gufasha kuko gutanga ni abantu benshi ntabwo bazi ibanga ryo gutanga ariko gutanga ni byiza yego isi yarahindutse bagasubiramo kabiri isi yarahindutse si nka yindi mwari muziya oya si nka yindi mwari muziya mbere kuma Imana nishoboza nkabona amafaranga ndayikorera amashusho ufite Imana ufite byose wowe icyambere ngaho ibeshye uvuga izina mukecuru yewe bazakumena mukecuru yambaye akabina abana batoya bamukurikiye ndebera muze yambaye ipoketi Imana none hari twibutse iminsi ya kera yego turi kwibuka iminsi ya kera aho Imana yagiye dukura tukibuka iminsi ya kera mu by'ukuri bibutse iminsi ya kera y'amavunja wagwaye aka buretse wenda uri kunshokoza kandi hari igihe mba nashaka kuvuga uyu muhungu akagira ibyo amvugisha wavuze kugera kuri mikoro ukavuga nkaho ugiye guhita vuga nibishaka birangirira kandi ngiye muratuma uri mu bantu twaherekeza neza rwose muratuma mbivuga kandi nateguye kutavuga none muri gutuma mvuga bivuga turabara kutavuze reka rata nibarize abakunzi ba TV nkunda gospel ubu ko kahuri nta kintu uzi Imana yagukora ku buryo wahita uzamura Imana ngewe mfite byinshi mvuga nti Imana warakoze Imana ndabyibuka nubona wenda nambaye gutyo dusibye wenda hari igihe mu mibyizi abandi bajya bavuga ngo niyo ngoza nkambara ikositimu wambaye neza kandi ubu ni mu mibyizi noneho iyo nibutse uburyo nari mfite inda z'indenga kamere inda murazizi ntuza se warazibuka do warazibuka abagereye muri Canada abagereye mu Burayi se urajyaho ndabyibuka wenda kawe mbaga test gato ndabyibuka nge nari mfite inda zari ari za zindi zitari ngira ngo hari ngewe ntago zari ziri kuri ya rwagwego rwo kugira gutya izi ngizi ugifite gutya abari duke ubu ugeze nge nawe mfite za zindi bahungura ku buryo aho wayicaye zigusanga nka sibyo hari igihe najyaga kuragira naragira ihene n'intama
none iyo bundi zikubiswe n'izuba urabizi se ndabizi uyu yavukiye mu gikoma cy'avoka urazizi se yewe reka nibarize ntuzuriya muri Kenya noneho uri kumva iyo ubundi iyo zigize uwakubise gutya ntizigire ubundi zikunda gukorera konseri bene cyane cyane muratuma byihorera ubundi zikunda gukorera konseri mu ihuriro ry'imyenda niho zikunda gukorera noneho kumva hano habapakiye inda imbaragasa imigi imbaragasa ariko ntizikunda kurezista ezo ziza ziba zicometse ahantu niho gahunda zanjye rero kubera ko sinari mfite kuko hano hari hararushye ukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza Yesu we urantangaza umurike mvuge Yesu niwe wakoze iyo mirimo yose niwe gitanze ku musaraba niwe maze aradupfira niwe adusigira umwuka niwe yeherezaho amahanga niwe ngo nawe aguha ubuzima niwe batwariye akadukiza zanda kuba yadukijije za mbaragasa ni Yesu tubikesha ngaho ni mukundu uwo mwuka samaraza kungura amata namubona twagiye ngiye gusoreza kuri aka ngaka ntimuze kumbaza ushaka kumbaza ibindi zanyu n'ibogisi bavuga ibogisi harya ni bogisi noneho aca mu gikari urakoze cyane nkazifata kuko nzi ko ziri bene hano nkazifatira bene none nkazijeja ntabiza gukandusha nigeze ngakora kumva niko gahunda ya gutya ubwo ituritse idaturitse igafininiyemo aho nzi hose ziri narangiza ubundi nkambara nkumva ndahumetse burya Imana yarandebaga hari igihe abantu banyuragaho bakavuga ati ariko uriya we azabaho cyangwa ariko ndagira ngo mbabwire ngo uriho uzakomeza unabeho mbesa ndeka Imana iriho reka mbabwire icyo abantu batakubonamo n'icyo Imana ikubonamo mukozima wowe uri kutureba udukurikiranye icyo abantu batari kukubonamo muneka nigire imbere icyo abantu batari kukubonamo mbisa njye nkunda kuzambagatana buryo ubwo mu ndeba icyo abantu batari kukubonamo Imana n'ikikubonamo icyo wowe utari kwibonamo Imana ikikubonamo vuga ngo amina wowe undi amina ongera ngo amina wowe amina zamuri Imana icyubaro ndagira ngo mbabwire ngo rero ariko Imana yarandebaga akabatisha urazavamo umukozi wanjye kandi mbibutse neza ariko umuntu abantu bashidikanya ngo azabaho ntazaba ariko biva naguciye mu ijambo uzi ko hari urwego nagezeho kubera iwacu twajyaga imboga z'urusenda arizo twasoromye twaziteye ziriya mboga z'urusenda twarazifataga tugaziribwa cyane kubera inzara twari turimo twari dutunzwe n'itorero rya ADEPR imyaka 9 none tugasoma twatuga tw'urusenda mama yagiye guhingira umuntu kugira ngo bamuhe umunyu tuze gushyira muri za mboga z'urusenda abarizo tujya none nari mfite akada karaje gutya ubona uyu munsi sigaye ngora siporo gutya bikenda nari mfite akada karatinze none yaragenda ashima Imana ko yanshyize kuri tayi noneho ako kada nari naragwaye bwake meze ukuntu noneho muri icyo gihe izo mboga z'urusenda nagiraga systeme yo kujya mu rusengero nkajya kubyina haje abashyitsi kugira ngo nze kuca ahantu babakirira banyemerere kwinjira byuze nze gutora ka gaceri bamenye ku meza noneho ngasirimba cyane ndi umwana muto noneho narangiza nkahaca bakavuga ati karakana ni kazi Imana igahita banyohereza cyubahiro ni cyawe Mana wowe utuye irengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza kambabwire uyu muhungu naguye gurangura amata arampakanye avuze kuri icyo cyerekeranye n'urusenda ntuza se ko ahora ry'inyama azi gahunda ya ntuya yo kurya umushogoro cyo bita kudibura igishogoro urabizi wera ariko wese wawuriye gute hari ukuntu twawutekaga twakubiswe n'inzara wamara gushya ukawukamura urumva ugafata igishogoro ugakamura warangiza ugafata na voka ugashyiraho gahunda ushizeho voka ubyishe byo
abantu bare none ibaze twe twacumbikirwaga n'itorero ryaducumbike imyaka 9 tutagira munsi y'inzu, tutagira aho duhinga, dusoroma izo mboga z'urusera nazo ari ugukwepa mu ntoki z'abandi kugira ngo batakubona nyiragwa akakumena, none tukazizana tukaziteka. Najyaga gutega ayo mafuko gutyo nkajya gusenga niyiriza ngo ayo mafuko afatwe mbona inyama ndajya kubuna, kandi hirya bari gukubita urukarango, ariko zafuku nanjye nazi kubita mu gasafuri nkumva kuntu Yesu agira neza, nayitatabura nkavuga ati Mana shimwa ko wampaye ifuku uyu munsi turiya dusimba two mu myobo. Urumva rero ni Imana yabikoze. Iyo nibutse izo fuku ukuntu nazijyaga, hari igihe Garafurere yateze imitego 7 ngewe ntege 5 kubera namurushaga kata yo gusenga, Garafurere murusha ifuku none ngiye narasenge. Niyo mpamvu mubwira ngo gusenga ngewe, niyo mpamvu ubona gusenga nibwo buzima n'imibereho, kubera ko nasenze amasengesho ngapfuka amasi ndi gusengera ifuku ngo zifatwe mu mitego nateze. Mu gitondo naziruka ngasanga 3 nasabye Imana mu cyifuzo nasengeye yarengejeho promotion yampaye ifuku ya 4. None Garafurere ikamuhebyiriwe kuko atasenze nkamurusha ifuku, none namurusha ifuku nkamubwira ati kugira ngo uheho nuko uranyemerera ko uzantiza ku ikabutura yawe ejo nkambara, kubera ko nabaga mfite agakabutura kacitse gutya mu kibuno, none nkamubwira tuzantiza ku ikabutura yawe nirwe nambaye unahishe ibikoresho byanjye Imana yandemanye. Urumva, ariko ndashimira Uwiteka. Haleluya. Imana ishimwe. None werarese ari kuvuga ngo yajyaga igishogoro ngwagakangwa arakwaya ari wereka nkubaze, kandi ikiranga umuntu wari igishogoro mu gitondo ni iki? Mu ntoki arwara mu ntoki hasi umukara umuhondo nuguma ngo kandi byitwa bya pro. Mbibutse ko igishogoro utakiriye gishyushye kirakunanira. Igishogoro wakigeze iyo kiriye gishyushye nibwo ukirya neza, ariko iyo cyahoze babyarangiye. Ariko hose turashimira Imana aho ibayigejeje ikora. Mana mbaye nkushimire, mbabare gukoresha indirimbo yatewo ndabyibutse ibyo wawe nako nitasiye data we, data mbaye nkushimiye wanzahuye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi, wandokoye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi. Undi muhungu ararimba ng'iminsi ba myinshi gahimwa n'umwe, ariko uzatabarirwamo ntabwo wawumenya. Icyo nzi cyo nuko ngiye avuganye nawe izakurinda kugeza bisohoye. Isezerano Yesu yasezeranyije abantu be azaririnda kugeza risohoye. Wigira ubwoba nawe ejo uzaseka, iyo agukuye ku mafuku ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagira cyakora. Haleluya. Undarongera araririmba ngo hari abavuze ngo ntacyo uzimarira, barongera kuzapfura imbwa, bagutega iminsi uko bwije nuko bukeye, ijuru naryo riba riranzuye ribitesha agaciro. Niyo mpamvu uko bwije nuko bukeye babona uri gutera imbere. Ubu buzima dufite ni wowe tubukesha, kuba turiwo nukubera Imana, nukubera Imana, yego nukubera Imana, yego ntabwo ari amashuri, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari imiryango, nukubera Imana, yego nukubera Imana, yego nukubera Imana, yego ntabwo ari amashuri, ntabwo ari amafaranga. Haleluya. Kubera Imana yonyine. Tugiye kubwira umuntu uri mu minsi ya kera noneho. Hari abantu bavuyeyo, natwe turimo twarorohewe. Ntago turagera ahantu Imana ishaka ko tugera. Ni ukoroherwa. Nakanyoroshye. Naho Imana ibayigejeje ikora tubaye tuyishimiye. Bahi bayigejeje ikora, none reka twihanganishe cyangwa se duhumurize mwene data ukiriyo sha, ukiri muri ubwo buzima, cyari mu buzima bwo gupfundikanya. Nibwo navuga cyagiye tugitangira nti birashoboka kuri kurebera kutumega twijana cyangwa se twasengana wagiye gutira wifi nko ku murenge cyangwa ku kigo runaka. Ubwo buzima uzabuvamo humura uzarya uhage. Ndabyibuka nkora akazi ko mu rugo
Mana yanjye nakora akazi ko mu rugo noneho naba natetse bakabunyiriza kandi ari njye watetse ntabwo ari ugusebanya si isebanyabuhanga oya none ukuvuga ngo rero ngira gutya nza kuza rimwe nteka kawunga ntetse kawunga ubwo muvuga ngo azi guteka neza amin njyewe burya mu bahanga bazi guteka ibya kinyarwanda mvamo oya ntabwo mbikunda ndabivuye niba ari ikintu cyananiye ni ibiryo noneho rimwe umunsi umwe nza guteka kawunga ntetse kawunga nari mfite mabuja undebuza akarebera ahantu umuntu uza mu kenge kari kari ahantu kandeberamo nuko rimwe umunsi umwe maze gusonga kawunga neza kwa kundi biri gushya urabizi abahanga mu kumenya umutsima wahiye mbibutse cyangwa se wenda twunganirane birashoboka ko wenda abahanga ubundi hariho abavanaho itongi wakagira akabanza akagira gutya akamenya ko umutsima gwageze gute gwahiye uwo ni umuta ku gikuta hari undi ufataho nanone itongi akarigira kariyongobeza yego uwo ni uwa kabiri ubwo akabara rimeze nyine mu kinyarwanda gisukuye ubwo wa gatatu ni uwundi ufataho itongi agakubita ku gikuta ubwo bose baratandukanye ubwo ugiye kumbaza ngo weho waririwe mu kihe cyiciro ngewe nari ndi mu cyiciro cy'abariyongobeza kujya by'uru profitiremo kurya nabyo umunsi umwe ngira umwaku nduzi ko ari umwaku mabuja kumbi sinkamenye ko ari kundebera hahandi nagiraga ndi kure ari kundebera ahantu mu kadirisha kari kegeranye n'icyumba cyiwe arandeba ubura rikase ndikase maze kuriyongobeza kandi nari mfasheho irisa nkaho ritubutse komana uwite umutima wananiye nibwo nagize gutya maze kuwumira mabuja barahahingutse amaze kuhahinguka narapfuye kabiri ahari niba atari gatatu umutsima unanirwa kugenda unanirwa no kugaruka kuko ntabwo nari kuwugarura yewe kuko yegwita bati weho utekurya we yaraje arahahagarara ntiyagenda ntiyanagira icyo avuga umutsima uranyotsa yari kawunga icyo gihe nari ndi gusonga ubwo ntangira gusonga kwa kundi nk'abakaratika ukuntu abakaratika babigenza agashyira umuntu uzi inyuma nkayangira kwa kundi ubwo ariko ni mu buryo bwo kwinanuriramo bana bimbareka mubwire tuvuge ibyiza yakoze tugatangaho n'ingero abatabizi bikabacanga bakatwita abasazi nyamara ntabwo turi abasazi ahubwo turi abasizi noneho niba ubundi abahanga mu kumenya ibintu byotsa ku isi ubundi abahanga berekana ko burya mwene nimuzi reka nibarize uyu nguyu uri kunkurikirana abahanga mu kumenya berekana ibintu byotsa ku isi kugira urutoryi ruza ku mwanya wa mbere wewe ndeka wende wasanga aricyo cyakokeje ariko ndakubwira ibintu biza ku rutonde biza biherekeje ibindi ku mwanya wa mbere ku isi uyu ari kuvuga mu Rwanda wowe uri ku isi ikindi kiza ku mwanya wa kabiri ni igitoki ibe igitoki cyakwibasiye ndakubwiza ukuri ururimi rurakoboka cyangwa mu nkanka hano hejuru niho hahurira n'ibibazo ikindi cyose nanika ngo ko niyo yanyukije narabyumvise ntabwo najya gutangira ubwo ubwo urukumva uyu we wende byari kubizana ku mwanya wa gatanu hafi aho ngaho urukumva ariko niba ari ikintu cyananiye ni ibiryo ibiryo byarananiye niyo mpamvu mbwira abantu iyo wabaye mu buzima bukakaye imana ibiri kugutegurira mu buzima bwo hejuru nubona uri mu buzima bwo hasi menya ngo bari kugutegurira bwiza imbere sinzi wenda niba wenda mwamwe wenda muri kubyumva iyo ubonye usonje cyane menya uzarya cyane kandi nibutse muntu wanjye nubona ukiza cyane uzamanuka hasi cyane burya ibintu imana ibitiza amababa ibintu ni ibishyitsi
iyo utabyitwayemo neza kandi n'iyo itabimanura ngo bive hejuru ugira iherezo ribi, kuko ari igihe udahita umenya uko witwara muri ibyo bintu ukagira abanzi benshi biturutse kuri wowe. Turi ku minsi ya kera, turimo turasa n'abagana ku musozo. Aba bagabo bose turi kumwe n'abahanzi ku bintu bijyanye n'iminsi ya kera. Hari uburyo kera umuntu ukinjira nko mu buhanzi wibuka ukuntu byari bimeze. Ngiye kutubwira nk'utuntu dutatu tw'udukoryo twakubayeho ukinjira mu bintu by'ubuhanzi, kuko nagiye nko kuri stage runaka ewane biranga, cyangwa se banyima gatuti ntaha nigeraho cyangwa buri wese ari kugenda yibuka ku bintu bijyanye n'iminsi ya kera. Cyambayeho bwa mbere nkinjira muri muzika bwa mbere, urukumva njyewe sinigeze wenda bajya bankurikirana ku ma social media menshi atandukanye, sinigeze mba muri korali, sinigeze mba umuririmbyi kwa kundi ngo benshi ngo baherewe wapi. Ni kwa kundi Imana wenda nzabivuga ubutaha ko nkunda gospel n'inshuti zanjye, nzababwira ubutaha wenda ningaruka ukuntu ninjiye, ukuntu Imana yabikoze. Ariko uvuze ngo ukuntu ninjiye kuri stage cyangwa bwa mbere cyangwa mu ntozi, ndabyibuka bwa mbere maze gukora indirimbo ya mbere yitwaga ngo ndayibuka sinzi ahantu yanagiye ko here kuri biva muri uyu mwuga kareka, yitwa ngo nzajya nkuririmba Yesu we nzajya nkuririmba. Reka ndekera aho ngaho turaza kuza kuvuga ibindi. Noneho ariko si uko nayiririmbaga, urukumva ijwi ryaramenyereye kuririmba. Njye ntabwo njya nirarira, ntabwo ari uko ryaririmbaga, cyari ikigorogoro, ikintu cy'igiturage kiri aho ngaho kitaramenya gahunda na porogaramu. Nuko noneho ngeze imbere y'abantu bayintunganyirije neza, ndabyibuka abantu mira ahantu hari huzuyemo abantu, yari ikoze muri studio. Ngo ngere imbere y'abantu bavuze ngo tugiye kwakira umuhanzi, yewe data we icyuya kiranyuzura umubiri wose, ndapfa ndapfuka. ngo ngereye ubwo nagezeyo ndi gutitira, noneho nkajya nyuranya n'ibyo n'ibiri muri ntuza muri odiyo, sinzi niba ari bo byaba, nkajya nyuranya n'ibiri kuvugwa muri odiyo. Umva nahise nzinuka ku byerekeranye no kuvuga ngo sinzongera kuririmba, ubanza atari ibyanjye. Nicyo kintu nibuka ntazibagirwa mu buzima. Baguhaye urw'amenyo. Ariko urukumva nyine hari ukuntu Imana ishigikira, harimo umuziki, abantu bakajyamo bakibyinira nta bintu byinshi, burya Imana igisapotinga umuntu wayo. Nibyo nibuka ngaho karibu. Ngewe mbere utuntu nahuriyemo natwe n'utuntu tugera muri dutatu twantunguye cyane muri gospel. Ariko ngewe kuko Imana ikimara kurokora aka kaguru kagarukiye poseze kurana kagwaye bantenshinga 180 kava mu nyona amashyira, no kuvuga ngo nahawe condition y'Imana. Imana arambwiye ngo icyambere n'ukundirimbira. Ngewe ntago naje muri gospel, ngewe ubundi kubera ukuntu mama yahanuraga, mbona abantu bamushagariye mu rugo, mama yarahanuraga. Utinye ko mama kera ndi ku ishuri nigeze nsoma umukobwa hano ku kaboko kugira ngo atamfeka, sinarinzi gutereta, ariko ndavuga ati uyu mukobwa atancisha mu ijisho ku kaboko nigiriya zakoresha ubusanga ako gasomyo kari romantique, ariko bagakoze iwacu Imana nubwo twabaga mu nzara. Uzi ko ari igihe twagezemo kubera inzara twari dufite, dusenga amasengesho y'iminsi 6 tusaba Imana ngo itwice mu rugo kubera yari yaranze kutugaburira. Imana iri kutubwira ngo izadutuza mu mujyi wa Kigali, nkavuga ati ibi ntaho bizava, Mana twice ubirangire twese mu rugo twasenze. Nono Imana irangije imwiyerekwa, yohereza umuntu wari uri ahantu atuzanira 30 ku munsi wa gatandatu, atuzanira 30. Imana atugabana ati ntabwo mwapfa, niyo mwaka yica nge sinakemera ko mupfa, ahubwo kubera ko mbafite umugambi. Nukuvuga ngo rero umugambi w'Imana urakurinda mu bihe bikomeye cyane kugira ngo uzashike, kandi aho uzagera ugomba kuhagera. Noneho ikintu kindi cyansekeje icyo gihe nukuvuga ngo Imana imaze kumbwira ngo nzayiririmbira, ngewe sinabikundaga. Mama icyo gihe bari mu cyumba tw'ikiri wacu kwa yaga icyumba cy'amasengesho, ureke ko ibi ngibi abantu bafinini uyu munsi. Cya cyumba wabaga wanifuje umukobwa, wareba nk'umukobwa gusa ukamwifuza, wagera mu mujyango bagahita bakurondora ubusambanyi, Imana ikakujugunya hanze. Nicyo cyumba cyabaga iwacu. Ubundi ngewe nakuze mu myumvire yanjye, nakuze gutya nzi ko umuntu udasengera muri ADP atazajya mu ijuru. Kuko nta rindi toro sindanywa inzoga n'umukobwa, sinavuga ngo negeze numva ukuntu ngo binamera ngo bimeze gutya. Noneho mbikubwire mbivugire hano kugira ngo ubyumve, kumva ngo umukobwa bimeze bike. Ntabwo ibyo ngibyo ntabyo, ntabwo ibyo ngibyo sinigeze mbigenda muketse bijya by'abana bya kera nibyo, kuko Yesu yaravuze ngo nitarabikora ngo nta muteri buri habura n'umwe, ariko bijya by'abana ba kera byo nabinyuzemo. Noneho
ndabyibuka uri kubyumva noneho ndabyibuka ndi ku ishuri uwo mukobwa kugira ngo atamfeka naramufashe musoma ku kaboko noneho musomye ku kaboko noneho amaze kumusoma ngeze mu rugo ngitunga ibage hari kuko nabonaga yamvetse nkavuga ati umukobwa atanyiyoberanya mpita musoma hano abone ko nanjye nzi gutereta ngigera mu rugo banyujije mu idirishya banda hanze ubundi rero baravuga ngo soka ubanze ujye kwatura icyaha cy'ubusambanyi ndavuga se mama ko ntigeze nsambana mwambabariye koko ati ni ukuri kw'Imana ati urihana ubusambanyi kuko buri kugaragara imbere yawe kumva uko namusomye nanjye numvise mbishatse cyagiye noneho ndabyifuza kumva uko nabyifuje Yesu ni hari yavuze ngo ndakubwiza ukuri ko nwamurebye akifuza nawe yamaze kubikora bishatse kuvuga ngo twese turi abasambanyi kuko hari n'abareba bakifuza ahubwo baze basaba Imana imbabazi buri munsi noneho mbirangije icyo gihe ni Imana yahise ivuga ngo niho nzaza nyiririmbira nicyo ngushakaho njye nifuzaga kuzaba umuhanuzi ukomeye cyane kubera ukuntu mama bamushagariraga bakamusanga abahanurira bagenda basubizwa nanjye nkabona nibyo byiza nshaka impano zo guhanura ariko Imana yangije ambwira ngo uzandirimbira ndetse n'ikindi no guhanura bizaza ariko kuririmba nibyo ngushakamo cyane kugira ngo mbyinire kuko ngo hayi promotion yako kaguru kandi nutaririmba nzakatwara ariko Imana ishyize umutego wo kugatwara irambwira ngo kandi nunajya mu bakobwa cyane ugasambana nzagatwara iyo kondisiyo rero nicyo kintu ahanini ngewe reka nkubwire ikintu cyatumye ubundi ntagenda mu busambanyi suko ntari kubikora kondisiyo yo kumbwira Imana ngo aka kaguru izagatwara nicyo kintu cyatumye ndasambana suko ntatereta ari umukobwa mubone mwifuze ariko igishyira iyo kondisiyo nahise mfata umwanzuro avuga aho kujya nzahomba akaguru kanjye nzahomba iriya nyama nzayihomba ariko akaguru kanjye kabeho sibyo rata noneho birangije rero ikintu cya mbere udutero twa mbere twagaragaye ndimbiriya ndirimbo iyi ngiyi ngo bareke bakuroga iyi ngiyi murokore niyiguma mu mwuka ni ukuvuga ngo hari ikintu cyambayeho gikomeye cyane bwa mbere nari naburaye icyo gihe ntazibagirwa noneho naburaye nari mfite igiceri cy'ijana ndangije njya kukigura keke maze kukigura keke ndagenda nicara ahantu ndasenga maze gusenga ndarira maze kurira mbwira Imana tumva rero Mana niwe wampamagaye mu uyu murimo iyi keke ngiye kuyijya nindangiza mfate ni Bibiliya nta mazi nari mfite keke gusa ni kofi dore ngiyi nta kintu kirimo noneho nimba ubishaka untabare nutantabare ejo sinzajya kuri tere icyo gihe nibwo nari nsohira ndimba umurokore noneho birangije ikeke nyiriye mu gitondo azamuka ndaburara inzara irangiye mu gitondo Sipiriya buriya Sipiriya mu Gatenga abarampamagaye ngo samu umurokore ngwino hano uze kuririmba mu Gatenga noneho ngenda mu Gatenga nabipinze avuga ati niyamatere nubundi ajya tujyayo bakadukubita hasi ati mbivuyemo no kumbi ntazi umugambi Imana ariko ndi gusenga mbere yuko njya Kampala ngisorire album ya mbere yazaza Yesu Selemani yantumi umukozi w'Imana ubuhanuzi bwaramanutse buramarwa bavuga ngo mu kwezi kwa gatandatu icyo gihe ku itariki 5 nzakora igitangaza gikomeye cyane ariko iryo sezerano narajyanditse gusa nararibitse noneho ndangije nkigeramo hariya mu Gatenga noneho ndariba ahantu haca abasitari babiva muri uyu mwuga abantu bakomeye angiyewe ntabwo biragera kure cyane ibi bintu bimeze bite Mana ndakora iki noneho ndangije nicara inyuma y'abashumba bananyicaje inyuma rata babonaga nyene urumva umuhanzi ubutaragera cyane urumva ntabwo byari bwafi ni urumva nari mvitira ndimbo murokore ariko ntaragera kuri gwagwigo mbona ko Imana iri kubikora noneho ndangije ndasenga navuga ati Mana wavuganye nanjye uribuka amafuko wankuyeho uribuka akaguru warokoye mbabarira ntunsebereze imbere y'ubu bwoko uziko hari huzuye na kamera ziteye hari ndangije nafashe mikoro mba nkubisemo indirimbo ya mbere noneho nkubitamo indirimbo ya mbere azaza Yesu bari bampaye ibye noneho ndangije mpita ndirimbira ndimbo murokore nkunda kuyiririmba muri system noneho ndangije ndayiririmba maze kuyiririmba noneho ngera kuri kakanu ngo bareke bakuroge bareke bagusebye bareke bakuvuge bareke noneho umushumba ahita arahaguruka ahagurutse arafashwa amaze gufashwa noneho mbona ko ibintu byabaye sawa cyane noneho ahita avuga ngo nibakongera izindi ebyiri ndumva ko zibaye bwa mbere mu Gatenga ubundi bazakurengeza indirimbo eshanu noneho ndaziririmba nkubitamo indimi ivuga ngo nitugera mu ijuru Yesu azaduha ikaze imiruho yose azayituruhura n'amarira yose twariza azayaduhanagura noneho nkubitamo n'ubuhamya gato umushumba ahita avuga ngo sha nkongeje izindi eshatu nahavuye ndirimbye indirimbo 7 kuri tere mu mateka bitabaho noneho prezida uri aho kuri zabe nimbo yahitaga avuga ati ariko uyu mwana reka mutumire mbita ntanga ubuhamya nkigera mu rugo kandi nari mfite inzara Cyprien yamaye 8,000 icyo gihe ndangije ndazamuka nabyo nashimye Imana kuko umuntu wari warari igiceri cy'ijana ukubona 8,000 ni igitangaza cyari gikomeye Imana nkore narazamutse ngeze mu rugo ndangije ndica mu gitondo saa 12 bucya uko iyo tariki Imana yari yaravuze nge ntazi nagiye kubona mbona telefone y'umugisha ivuye muri Amerika sinari bwinjire muri Western Union bwa mbere kuva nabaho
iyo telefone y'umugisha nagiye yarampamagaye mbanza kujya niba abateka mutwe bo kuri Facebook kuko nimero yo hanze ntayo nagiraga iyi nimero ngo yari rimwe navuze ati nimero ni yikuzimu ngiyibona sinari nzi zira za code zo muri Amerika sinabyitagaho nicyo natekereje nanka kuyifata bwa kabiri yampamagara nanka kuyifata bwa gatatu ariko ndavuga ati kanyifate none nyifashe numva umuntu arambwiye ngo ni wowe ngo Samu Murokore ati ni ngewe wowe watanze ubamya kuri Zaburi ati ni wowe wahoze uririmba ati ni ngewe ati noneho rero ati nimba ari wowe Samu Murokore ngo amazina yawe yitwa nde ndavuga ati yitwa Ndayizeye Samuel ngo noneho rero ngo fata iyo code nkohereje ugende mu mujyi ujya ahantu bita kuri Western urumva imbaraga z'Imana igitangaza nabonye noneho kubera inza nta n'igice cyatanu nari mfite navuye Nyarutarama hariya ntuye mu Nyarutarama mbayo n'amaguru ndazamuka ndavuga ati ndazamuka n'amaguru wasanga ari 2000 ugasanga ngujije igihumbi cy'abandi nkaburara urumva nta n'ibyo narizi ni yarambaye code ibyo byindi ntabwo ndizi narimwe nabyumvaga gutyo abandi babitangaza ngo bagiye kuri Western ariko ibyo ntabizi noneho ngije zamuka ngeze mu rugo ndabaza ngo ariko ngeze hano mu mujyi ndabaza ariko kuri Western ni barantungira gatoke ngo ni hariya ndangije ndinjira noneho ninjiye ndavuga ati ndeba ingagari zaje gufata amafaranga ufasha ibinote by'imituku hagati mana use 2 ndavuga ngo iki ni 2 bunige nagiye muri siteze kari 2 kuko numvaga ko nta muntu wakohereza amafaranga arenze 2 noneho ndangije nabagera ati amazina yanjye nitwa Ndayizeye Samuel nanjye nahise njya ku murongo nk'abandi nitwa Ndayizeye Samuel ati hari umuntu umbaye ino code rero ngo nyuzuze mu amafaranga akubita muri machine amaze gukubita muri machine noneho ahita atanya none se oya yabanje kumbaza nyaguye mu manyarwanda cyangwa mu madolari ndangire navuga ati oya date madolari zintinyihere mu manyarwanda nge numvaga ari 2 nkavuga amadolari arabireza arayama ndayavunjishiriza yewe ndajya Nyabugogo mbombitike kuko niho narinzi mbona twapa duhari ntabwo mu mujyi narinzi ko banavunja ibyo ntabyo narinzi noneho avuze mu manyarwanda avuze mu madolari ndavuga ati mpa mu manyarwanda arangije mbona akubise muri machine mbona ziramanutse za 5 ngate hoya buri nundi mukira ariko bari kantegereze nguma nifashe gutya mbona razimanuye 100 biraza 200 biraza 300 biraza yewe za mbona kubisona 50 noneho ngewe ayashyira hariya azana envelope ashyiramo hariya ngo noneho ngo sinya hano noneho ndangije ndavuga ati basinye ngira ngo umuntu ari kubwira ndavuga none se nayanjye ati aya yose nayawe ati nayanjye mbereza tikansinye nukuvuga ngo fire ya mbere nabanje kwica umwaku w'inkoko nagiye kurya inkoko hariya inyama ariko nakundaga nibutse ya mafukusha uravuga ngo iki nahise genda njya kugura inkoko nayitwaye mu ibage ingoko nzima yose ndayimanukana nyijyana mu rugo mfatisha imbabura nyishyiraho ndangije ntumira inshuti nk'eshanu urabizi ko ntazanjye ngenyine urabizi ntubizi noneho ndazitumira ndangije ndazitumira turajya mbanza nica umwaka wo kujya noneho ndangije nahise nibuka ko ari umuhigo nahise mfata andi mavanga ntarayakuraho mbanza nyaramburira kuri matora yose nakinze ndigeye noneho nkaza zamuka hasi mbereza Imana icyubahiro rimwe inshuro 2 inshuro 40 nizo nahaye Imana icyubahiro noneho ndangije ntararangiza ibyo kubw'umuhigo nahise mfata inzira njya Kibagabaga mu bitaro mbita ngenda kureba abantu babiri bagwaye bafite ikibazo cy'amaguru kuko navuze ko byanse bikunze nagera muri Amerika nazaba ndi umuntu urwaye ukuguru kubera ukuguru nanjye nakurokotse nagiyeyo ntanabazi ndita ninjirira muri sare ngezemo nahise ninjira ku muntu wa mbere ntanazi w'umugabo sinanashatse no kumumenya rero natwara nahise nkora mu mufuka musigira 20 mbita ninjira ku wundi musigira 15 mbita nongera ndatega moto ndataha biba birarangiye nibutse imisi ya kera icyo kintu rero Imana ishimwe cyane yagiye ihaba kuva icyo gihe rero hari dayimoni yahise itangira gukora Imana ishimwe nongera ngo ubutumire Kampala twahuriyeyo n'abari ngo ba BKM sinzi n'abandi twagiye dukubitana ndi kwikatira mu mavene noneho ndi gutarasha museko yafashe Kampala yafashe matekwa noneho rata noneho reka nguseza agatendo kaba hari tere nagiye kuririmbaho y'abagande noneho ngiye kuririmba kuri tere y'abagande ndangije ndavuga ati tere ntabwo nayijyaho kuko ndaririmba iki koko ahantu noneho ndangije mfata indirimbo noneho mfashe indirimbo nagiye muri studio yitwa Red Record mu ijoro rimwe ndara nyiri code ziri mu Kongereza karimo gakeya ngo there is life in the land banda yikoze ijoro rimwe narayikoze nzi ko nzajya mu icyo gisenge cy'abaganda no mbirangije narayifashe ndayiririmba niyo nahereyeho mu baganda ngereho mu baganda
ndaririmba harimo umukire ufite hoteli yitwa Barbados witwa Steven. Arangije kumbi narindi ku isezerano ry'Imana ati mwana wanjye uzajya nzagufata neza nzakuraza muri hoteli. Ariko Imana imba kondisiyo kurara muri hoteli amplis koga muri piscine ntubyemerewe, kujya muri sauna ntubyemerewe. Ariko nkibazaga ibyo bya sauna se n'ubundi ntabyo narinzi. Namenyereye kwidumbura muri bya biziba by'iwacu mu cyaro. None mbirangije ngezemo aho ngaho muri aho ngaho nimaze kuririmba iyo ndirimbo. Amashiringi barayazanye ku birenge. None bayazanye nkavuga ati buriya nayo bari gutura wana. Njya kuyicara bafata envelope batekeramo barazana bantereka imbere. Ndavuga ati Imana ishimwe ati Samu murokore nari. Kumbe nkumva ngo ni menshi cyane ngiye kuvunjira nzanga harimo 50. Ahubwo mbe igitangaza Imana yankoreye gikomeye. Uko naririmbye hari system ujya uzaze ugenda uyobowe n'umwuka. Niyo mpamvu nabwiye abantu ngo guma mu mwuka. Umwuka ni sawa cyane. Guma nawe nduvemo. Wibere mu mwuka. Haleluya amen. Noneho birangije nkimara kuririmba aho ngaho muri icyo giterane namaze kuririmba ndangije mfata system nafasha abagande nta kinyarwanda na kimwe bari bazi. Nari presence mu Kongereza burangiye nagiriwe ubuntu bwo kwiga. Narangije segonderi. Buriya narangije segonderi university ngiye kuyiga Imana yambwiye ati buretse gato. Ariko nayo nzayiga ngewe ntacyo bimbwiye. Nzakomeza yagiye gutangira ngewe nimbona amafaranga ngewe badukurikiranye ndajya kwiga nk'uko bushombeye. Kwiga nijoro English school. Urakoze. Reka turangize gato ducapurije. Noneho igitangaza Imana yakoze icyo gihe. Uri kumva aho nukwibuka iminsi ya kera. Birangije icyo gihe naragiye mfata abakobwa 5. None bari muri worship team yaho ndangije mbazana hariya ku byuma byabo abafite ibyuma urabazi bagane. None barangije mbashyira hari. None ntangira kubabwira ati none mukubite everyone repeat again. Azaza Rwanda rubimenye azaza Afurika bimenye si yose bimenye azaza. None barayiririmba bagande bose barahimbaza live. Ubwo ni live. None ngiririmba live umukira yitava ari imbere wo Steven avuga ati sha Samu murokore ati uyu muhanzi Samu ngomba kumujyana muri hoteli akajya live. Urumva akabiwangi byumweru 3 kandi yazatanga mu imyenda. Niwe muntu wambaye imyenda my friend. Yanjyanye muri Copa Complex iryo soko nibwo nari ngiginjiramo. Arambira ngo manura umwenda ushaka umanura inkweto ushaka. Hari n'inkweto nambara n'aya masogisi nambaye umunsi ubona ashaje gutya naryaguye za ntuziya ubona gishaje. Mba ndi kwibuka imiza agenda mvita amasogisi narambaye ndacoka aya ndakomeye. Urabona ka yanga yanoroje narabakomeye. Ntaga bari ibintu bifinini. Noneho ubwo mba nibutse iminsi ya kera y'Imana yankuru. Imana ishimwe. Yekane cyajya najyaga ifi saa 6 nambuze ngo inyama sinzongera kuzijya ubu ndaza ngifi kuko ifi ni nziza ku buzima bw'umuntu. None niyo nzajya inyama zanantera gumu mavi tekanzihorera. Najyaga ifi. Noneho akambwira ngo piscine ndayemera. Urumva bya bindi Imana yari yaravuze ngo sinzabijyemo na sauna ndayemera. Sinigeze njya muri piscine nawe gati mfite piscine y'ijuru. Nuguhimbaza ubundi rero icyo yakikamanuka na sauna y'ijuru ndayifite. Ndamubwira ati biriya byo sinzabijyamo. Ati zujya muri hoteli widagadure. Noneho ngiye kugenda reka ngusesa gake. Banzaniye imyenda bafata n'iyindi n'inkweto bampakirira mu modoka banyinjiza mu modoka. Ati ngaho tahi Rwanda. Natashye ngeze kuri body yuri kumwe n'Imana. Uzi ko ari ibintu byinshi utahanyuze. Barangije nawe gati ariko ngende umuririmbyi mvuye muri shooting hano hirya. Ati tambuka mukozi w'Imana. Byose ndabitambuka ndabizana nta na kimwe basigana. Nukubera Imana ntabara amashuri nukubera Imana ntabara amafaranga nukubera Imana nukubera Imana. Iminsi ya kera murakoze cyane. Iby'Imana yakoze ni byinshi cyane. Imana yakoze ibintu byinshi ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Akantu kamwe no kuby'ubuhanzi nibyo turiho. Murakoze. Akubuhanzi icyo navuga ngiyewe natangire muri Sunday school. Mwene data yavuze ko atazi kuri atatangiye muri Sunday school atazi byakore kugenda atangiye ndidije wa korali ndi umutoza. Rero mbaye muririmbyi ntabwo byangoye cyane ariko ndabyuka ikintu kimwe cyangoye ndirimbira kuri diskete. Hari ukuntu wakiragamo diskete warimba kwera kutamenyera ikagusiga ukagenda umuziki wo gusiga diskete ikarangira mbere wowe ukikomeje kuririmba. Ako kantu sinshobora kuzakibagirwa. Diskete yansize nk'inshuro 2 zo rumva nyine bukira umururu baca umugani mu Kinyarwanda ngo muhindi mushyashya utera amabavu. Kuri wavuga ko atigeze ahura n'amabavu yababeshye ariko ndakubwiza ukuri ndabyuka rimwe nigeze kujya kuri muri Petit Stade Amahoro i Remera. Mageze icyo gihe bari bamaye iminota 6 ndaririmba sinzi ukuntu navuze utugambo twinshi ya minota irangira ntari nama kugira gute kurangiza kuririmba. Urumva irangira indirimbo bahita bayikupa. Ariko uko bigenda biza ngenda ngira experience nkajya kurimba za Tanzania za Kongo za Imana igenda iduteza intambwe. Imana yarakoze yabwa icyubahiro. Ujye kurimba agace gato y'indirimbo yawe niba ari imbere kandi niba ari buri wese agace gato ya
murakoze cyane. Kuba turiho ni ukubera Imana, kuba turya ni ukubera Imana, kuba twambara ni ukubera Imana, kuba bwira bugacya ni ukubera Imana. Nyemerera Mana ngushimire, ibyo udukorera biratunyura. Nyemerera Mana ngushimire, ibyo udukorera biratunyura. Amen. Ibyacu biva muri uyu mwuga, biva muri uyu mwuga. amina haleluya. Yarangiye arasoje. wanze gusambana wibera murokore, wanka ubugome bw'isi wibera murokore. Bareke bakuroge, bareke bagusebye, bareke bakuvuge. Umunsi Imana yamanutse ije kubemeza ku musozi wa Nyatatatata, bazumirwa. Iye amazina yanjye ni Samu Murokore. Ushaka kunsura kuri YouTube channel andikamo Samu Murokore, ubundi ugende ubona ibihangano byinshi cyane bitandukanye. Inimero yo ni 078 49 28 335. Kasubiremo neza 078 49 28 335. Ushaka kuduha inama mu bitekerezo, kudushyigikira ntacyo bitwaye, kugira ngo ivuga butumwa ribusheho kwamamara. Amahoro y'Imana bane namwe ndabakunda cyane. Amen. ariko uri kumva nanjye uyu muhungu akoze hasi anyibutse ibuye. Nanjye ushaka wenda kunsura kuri YouTube channel yanjye, ariko byo nzi kubivuga. Aho ntago wa subscribe nabyo. aho gukora subscribe. None nabyo maze kubimenya. Nta kintu wambeshe none wowe. Kumva nge nimba n'umutera nkunga vuba hangandi kwizera ko ngiye kumubona. Mu ishuri ntuzabura. Mite ngiye kwiga nijoro. Nono uzajya uvuga tumvuye ku ishuri ati tugire vuba njye ku ishuri. cyane kazajya gasona neza sha. Nono kumva YouTube channel yanjye yitwa Biva muri uyu mwuga official. Ukumva ngenda shiraho utuntu watureba, hanyuma ugakora subscribe, ugakora na share ndetse na komanteri. Urumva reka nkubwire, burya nta muntu buri jambo arisha ku kuntuza ku muhanda. None ukumva ngaho kuri iyo YouTube channel yanjye hariho na nimero yanjye ariko nayikubwira. Nimero yanjye yitwa 078 6 49 ayo ni iyo nimero ni nayo iri kuri mobile money. Yego rata amazina ni ribera kuri Rinosa, batazayobye bakayohera kwa Samu cyangwa wowe. Urakoze cyane. Nahita nyakoherereza. Aya bazaganyohereza ari ngewe. Murakoze cyane. Abantu bifuza kudushyigikira, bifuza kuduha inama n'ibitekerezo, nanjye nabaha YouTube channel yanjye yitwa Kubera Imana TV. Ujyaho ugahita ubona indirimbo zanjye, nkoze mfite na video nshyashya nakoze, ubwo n'abashaka kuzibona bahita bazibona. Ikindi bakora subscribe, bagakora share na comment kugira ngo badushyigikire. Imana ishimwe. Nimero yanjye ya telefone ni 078 50 19 nsubiremo 078 50 19 nkagira na Tigo 072 20 19 Imana ibaho umugisha. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Yesu nzi kufita magari ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye, icyo wampitiye mo nukugira ngo zagere mu ijuru amahoro, icyo wampitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Tuzabe ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese, urimanikira nukamuri byose ku buntu ni namutwiza, urimanikira nukamuri
byose ku buntu ni namutugira ni nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga nanjye uko niko nzava mu isi ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana untegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane 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 mu ijuru. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana, reka tubanze dusenge. Haleluya. Uri Imana data, uri Imana nziza, uri Imana rubasha, turagushimiye data. Wagiye ubana natwe twibutse iminsi ya kera, twakuramburiye amaboko, none turi imbere yawe aha kuri Nkunda Gospel. Tukweretse abantu badukurikiye, tukweretse abantu bari mu bihugu bitandukanye, abari baribagiwe Mana ubibutse iminsi ya kera, bongere bagaruke mu murongo wawe, wongere utanga imbaraga, wongere utanga ibihe bidasanzwe. Tunetararije imbaraga zose z'umwijima ziri guca abantu intege, turirukana imbaraga z'abadayimoni. Abafite uburwayi bari kwa muganga ubakize, abafite ibibazo bitandukanye ubasubize, abafite amasezerano bategereje ubasubize. Icyo duheje ni imbaraga z'umwijima, duhamagaye ubwiza bw'Imana kugira bube kuri buri muntu wese. Uri Uwiteka urakomeye, ugira neza data, urera urakiranuka, wagiye ubana natwe, wagiye uhaba ku buzima bwacu. Komeza udukomereze amaboko, uzaturinde mu minsi iri imbere, uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugomeze tugukore dufite ubwenge, kandi uduhe imbaraga mu rugendo ruri imbere. Udukomereze amaboko, uduhe imbaraga z'uyu munsi no mu gihe kizaza, utange amavuta y'uyu munsi no mu gihe kizaza, utange ibihe by'ijambo ry'ukuri y'uyu munsi no mu gihe kizaza, utange ubuhanuzi bw'ukuri bw'uyu munsi no mu gihe kizaza, utange, haleluya, wandike amazina y'abantu mu gitabo cy'ubugingo, ugabanye umubare w'abarimbuka kugira ngo tuzabare nawe mu bwami bw'ijuru. Turagushimiye kuko uri Imana iri kumwe natwe, urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu n'iteka ryose, amen.